tutagiye mu mpaka Bruce Melodie ararenze ikinyamakuru nk'inyarwanda kirafata prank y'ubugoryi nkiriya kikandikaho ikayikoramo story cyangwa se naho tumenye ko nyarwanda imeze nkafata ku mavuta nabo hari amafaranga 155 ibaha bagatwikira What's up guys, this is the other side show. Twongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi. This is the main TV. Iyi ngiyi ni ikiganiro cyitwa the other side show. Banyita Tiwa Ikobra. Esi Williams. Ngo hayi ikaze muri the other side show. Murakoze cyane. Ikaze ku bantu bose badukurikiye aho waba uri hose, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, turabizi ko mudukurikiye muduhanze amaso kuri the main TV. Mukomeze munakore subscribe, like and share. Muduhe feedback ibigano tumaze gushyiraho, ibyo dukora tubizi ko muri kubikunda cyane, ariko se niki twakongeramo inyunganizi muri description, ndetse mwabona aho details zitandukanye, bakakomeza no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, banatwandikira comment batubwira uko bana bibonye ibyo dukora. Uyu munsi rero, this is the other side show, duhora tubisubiramo aho tureba behind the curtains ibyo ibyamamare celebrities batweretse ku mbuga nkoranyambaga zabo, cyangwa amakuru twavumbuye tukayamenyaho tukaza kuyagutangariza, ariko noneho tukajyamo deep tureba n'iki twahishwe, n'iki wo munyarwanda udukurikiye akanya ukwiye kumenya. This is the other side show. Siko tubigenza isi? Niko tubigenza deep. Nagari byo babayishwe gusa ahubwo ese ku rundi ruhande n'urundi iyi nkuru yari yose yagombaga kugenda. Ese ubundi kuki bakoze ibyo bakoze? Tukabyanaliza tukareba amafopa banakoze, ari ukuntu ashobora gukora rero azi ko turinjije. Hari ukuntu bayingereza turi bize bagatunga wenda atari online bakatubata ibintu hanze bidashinga. Uyu munsi rero aka kanya muri the other side show yacu y'uyu munsi tugiye kuvuga kuri Rwandan breast artist, niko yiyita mu by'ukuri. Ushobora kutubwira niba uri kubyemera? Munyakazi Bruce Melodie ndetse na 1:55 AM. Yes. Muri rusange. I think ko twahera kuri story maze iminsi trendinga byataragira abantu barabibonye babonye aka video ari kurwana no yita manager we ariko Gael. Ntabwo ari ukamwita no muri ni manager we, ni umujyanama murebere n'umuziki we bari kurwana, urumva bagaragara nkaho bari inyuma yirido. Mu by'ukuri behind that curtain natwe tugiye kujya noneho kuri ruhande noneho bimeze bite. Kobra urebye video neza, iyi ni scripted. Kugira ngo n'abanyarwanda dukurikiye cyangwa umuntu wese dukurikiye kubibona arabona ko ari ibintu ushobora kutabibona. Ni ibintu abantu banditse bidashinga biri aho ngaho, ukifata uri Bruce Melodie. Yego uri umuhanzi ukomeye byatari, umustar nka Bruce Melodie. Rwanda nawe ibaza yishyize muri bio ya Instagram yita ko ari Rwandan first recording artist best of all. Iyo title nuko aba ari shit yabyo. Kandi tutagiye mu maka Bruce Melodie ararenze. Ntibikwiye kuba deba. Bruce Melodie n'umuhanzi ukomeye mu Rwanda, yarifashe yita aba ba Medina de Ben, abantu bafite nk'abantu bakomeye cyane, ariko ati bari abantu banyu n'abanebwe, njye ntimukangereranye nabo. Mu by'ukuri ntushaka kwigereranya nabo, ariko mu by'ukuri se urashaka kuba Rwandan first artist, ariko what are you doing to prove that? Ibi bintu yakoze byo kurwana na Coach Gael, uraje uscriptinze ibintu urongera ko ari abanzi babiri twemera, nako umuhanzi umwe twemera n'umumanager twemera hano, urumva. Njyewe nagatekereje ko ibyo ngibyo bagakipinze reputation yabo aba bantu kuko 1:55 AM aka kanya ni twavuga ni label nshyashya ntagira amara mu Rwanda, ariko ibyo imaze gukora mu by'ukuri biragaragara. Sibyo yafashe Bruce Melodie imukora ku rwego rumwe mushyira ku rundi, amakora boss atandukanye menshi abahanzi bakomeye cyane ibashyira hariya. Ariko se mu by'ukuri ni iki akabaye ikora muri industry ya muzika nyarwanda? Ibi twabyita nk'amahomvu. Ibi ni ibintu by'amahomvu, kwifata mu kurwana n'umujyanama. Bruce Melodie afite abantu bamukurikira benshi cyane, benshi byatari. Afite abana bakizamuka abereye idol bamwigiraho.
wowe niba uje ugakora ikintu cy'ikiromance ukavuga ngo napfuye na manager mu miliyoni 300 ibinyamakuru bikaza inyarwanda zikaza ibinyamakuru rusange bikaza bigashyira ahangaha wowe munyamakuru runaka nyibyiruka Cobra ni ikintu kimwe kuba Bruce Melodie yakora prank imeze nk'iri n'abafana be muri rusange ni ubundi bugoryi reka tubite ubugoryi ibintu by'ukuri ni stupidity ikinyamakuru nk'inyarwanda gikomeye ikinyamakuru gikomeye abantu bakuze bashaka entertainment stories bajya ku nyarwanda baje kureba inkuru wowe ukifata nshaka najya gushaka inkuru nkayisanga ku nyarwanda but this is not the issue right now ikinyamakuru nk'inyarwanda kirafata prank y'ubugoryi nk'iriya kikandikaho ikayikoramo story ikayigira title mu by'ukuri byakagiye kuri Instagram ngo yarwanye ngo na manager ngo bapfa miliyoni 100 kandi umuntu wanditse inkuru ku nyarwanda mu by'ukuri ni ibintu twavuga bisa nkaho bigayitse kuko ibi ngibi uzi ikintu bikora ku kinyamakuru they lose credibility bana losing credibility umuntu wabyutse aje kureba inkuru aje kureba ibintu mwanditse yarangiza akabona ibintu bimeze nk'uko nguko iyi nkuru ko ndi kuyibura ntabwo wayibona ndaje ngo neke yaro ndi kuyibona neza ko n'abanyarwanda bari gusoma hano kuri YouTube yacu ubu bugoryi cyane ibaza itangazamakuru twe dufite abantu bakuze bareba ariko wenda itangazamakuru reka tuze kurigaruka mu kanya usibye n'ibyo kuri iyo nkuru ya Bruce Melodie 155 ifite umubloga ufata ku mavuta nubwo wita umunyamakuru uraho uzuvuga ngo iki ngo story breaking stories ibi ngibi ni wakabaye ikora ibi ngibi ni wakabaye mu by'ukuri ntabwo we yabishyizeho tubifata kwa kundi ifata ku mavuta nyine ntabwo tubigiraho ntabwo yakabaye ishuri nk'ibindi kuko ni dasanzwe akora cyangwa umubloga sinzi nimba right now utwikira lebo runaka akabikora none nyarwanda ikaza none isesemu yo ni nyarwanda yakabaye iza igaragaza nk'ibi turi gukora twebwe turi kugaragaza ko ibyo ntabwo byari inkuru ntabwo barwanye nta cyabaye ni ibintu baje bidashinga bagashyira aho ngaho gusa kugira ngo abantu wenda basikinga attention muri abo bantu ni ibintu bya drama biri theatre bari bameze nk'abantu bari muri gym bakwiye kujya muri gym none bajya muri gym bakatwereka bari muri gym by'ukuri tukabireba kuko fitness y'umuntu runaka fitness y'umuhanzi nka Bruce Melodie ni issue y'abanyarwanda ko ni public figure na mukunda aramutse agiye kuri stage bakabona iriya ndaye baravuga ati umuntu akora gym ibintu byinda bimeze gute gereka nkurebera inkuru rwose yahandi biri ndaje nyiguye abantu bari kwibaragira ngo umunyamakuru ufata amahomvu nkari akayashyira ku mbuga nkoranyambaga agashyira kuri website ku kinyamakuru nk'inyarwanda n'ibintu binyamakuru n'isi bikaza abantu batuzi gutara inkuru bikaza bikarebera kuri ya story ngo nuko ari inyarwanda bakaza bakakora ikintu bakora nka copy paste story mu by'ukuri they know what's behind that reka tubwize kuri abanyarwanda wenda badukurikira bamenye what is really behind that bira ni ibintu ukuntu biteye ku muhanzi ukiri hasi ukizamuka niyo wakora ibyo bintu okay wenda like Bruce Melodie wenda wakabikora it's okay that's fine ariko ibinyamakuru kuza bikagira story ariko nani nagatwi kugakiriritse by the way mu by'ukuri nahoze nkubwira ko Bruce Melodie ari umuhanzi wazamutse fresh byatari ufite ahantu ageze aka kanya ufite ahantu ahetse twavuga ko ahetse industrial music nyarwanda n'umuntu wafata idarapo ry'u Rwanda akarigira mu mahanga kuko tumubara mu bahanzi nyarwanda amaze gukora amakorabo n'aba international artists benshi batandukanye kubera ko ibintu ari gukora n'indirimbo akora ni ibintu bigaragara viewership kuri YouTube birazamuka tukabibona indirimbo akazikora yakoze amahiti niwe muhanzi wenyine ujya muri Kongo agakoma igitaramo cya danje abantu bakitabira akajya Burundi agakora ibitaramo birenze kimwe bakitabira akajya Uganda za levels akajya muri bya blanket and one Uganda igitaramo gikomeye byatari akagikoma tunakigarukeho Bruce Melodie twavuga ko kubaka entertainment yo mu Rwanda hari abantu byavunye kera byazaga nubwo nawe ari gushyiraho itafari rye yego n'amanzo mu Rwanda watumirwaga hanze twebwe twirirwaga turi hano turi kuranga wa kamiliyoni ngo ba Brickles ngo bande babatumira mu Rwanda ariko right now abanyarwanda hanze bari kubatumira ba Bruce Melodie ba Davis bose barajya hanze bakisofa bari gukora Europe tour abantu bose bakisohora mu Burundi izo ni mu nyanja gose Australia hose it's another thing yo gukora ubwo nka buriya ngo bapfe miliyoni 300 imwe ebyiri paka kuri 300 imagine none bibaza ako se ako gatwikuranya gakeya nabaswa cyane ku buryo ari abantu batajya muri kote ku buryo barwana ku buryo baza kurwana imbere ya kamera ubundi mategeko avuga ko amafaranga arenze 50,000
agomba kuba bifite contract written ku buryo niyo bavuga ngo bagiye gupfa ikintu runaka bajya muri kode ntabwo dore wa muntu mukone wayanditse dore ngibyo nawe ndebe uyu ninde Joshua and he's my friend aragutengushye He's a bonus duo now. Icyo nashaka kuvuga mu byukuri Bruce Melodie uri umuhanzi turakwemera pe ibyo ukora uposting waje muri gym tukakureba n'ubundi ukabishyira kuri stories ni nakora live ari muri gym na Gael yari kubona attention cyane ni iyihe image uri guha umwana uri kukwigiraho niba ushobora gutwika ngo ibyo birori 300 ngo waze gusubiza coach Gael mujyanama wawe wagufashije muri industry uri kugufasha urwego ari kukuraho nubwo ari gushyiraho bigaragara like ni yesu uri guha umwana uri kukwigiraho usibye n'umwana uri kumwigiraho ni Yesu ari guha abanyarwanda ni Yesu ahubwo niba wifata wenda approinga kuri Rwanda umuntu uri bifate nka hari real ni Yesu uri guha uri kwambika industry nyarwanda muri rusange kwa twirwa dupfa amafaranga first of all ikintu cyambere ni ukwisebya niyo byaba kabi gatanga isura mbi ku buryo uvuga ngo miliyoni 300 uri kwereka abantu ko ubuserebwe buri hasi cyane ku buryo utazi ko miliyoni 300 ari amafaranga mwajya muri kote ubutsinda gatsinda mukandikirana aho kugira ngo uvuga ngo twarwanye mugenze gute mu byukuri reka twongere tubisubiremo uri kwereka abantu kuri aggressive umuntu w'umuhanzi ko isura y'umuziki nyarwanda isura y'umuziki and back to that's shameful coach Gael nka manager muzima 1:55 am yaje gushyira cornerstone icyo twita cornerstone kuri music industry y'u Rwanda ni gute kuri manager wemera ko iriya video isohoka ikajya hanze kuki wemera kuba involved izina ryawe kukomeye mu byukuri buriya coach Gael ku bantu benshi tabizi ari yagize uruhare mu ikorwa ry'indirimbo The Bane na Diamond Platnumz indirimbo mwiri urumva n'uruhare yagize mu byukuri ibyo ni ibintu byerekana imbaraga yazanye n'urwego yifuza ibintu byiza coach ibintu byiza wifuriza umuziki nyarwanda kuki wemera ko ibintu nk'ibi ngibi biza bikajya hanze ngo warwanya ukaba involved ukabyemera bigasohoka bigasohoka ari plank atari ibintu biri ruiz mu byukuri reka turebe ko plank zirasohoka nibyo ariko hari abantu batasobanukiwe kuko ibinyamakuru nk'ibyo twavugaga baba babyanditse bakagira ngo ni ibyanyabyo ko Brian nabo batagomba kujya muri ibyo nakitwa nk'amahomvu cyangwa ubugoni umuntu nka coach Gael honestly speaking ntabwo ari umuntu agakwiye kujya muri izo saga zitanayizo nka coach Gael kubaha cyane muri industry ongeraho Bruce Melodie Bruce Melodie nawe ni umuhanzi twavuga ngo wavuye hanze ufite background iri inspiring cyane ku bana bari kugerageza kuzamuka ari guha image abana bari kuzamuka kumva ko ugomba kugira ngo ube kuri level ya Bruce Melodie ugomba kuba aggressive ugomba kuba unambura noneho byose unambura kuko mu byukuri abantu basomye no story kuko ntiravuguruzwa deja story itaravuguruzwa kakanya umuntu wasomye story akavuga ngo Bruce Melodie yambura miliyoni 300 umwana ufite impano y'umuziki umuntu ushoramari runaka nava hanze akaza noneho bikaba ibyanya byo avuga ati ko yabonye kuri Bruce Melodie ibaze ko Bruce Melodie yabikoze nanjye ngomba kubikora akukaza ukambura umuntu wagushoyemo imari mu by'ukuri ibi ni isura mbi kuri music industry y'u Rwanda ni isura mbi ku izina rya Bruce Melodie ni isura mbi kuri label kuri coach Gael no kuri label ya 1:55 am ni ikibazo gikomeye cyane mu byukuri ni ibintu bigomba guhinduka ko aba bana ejo twakoze story tuvuga ukuntu ba Junior bagiye gukora indirimbo babanza gutwika bari kubivana ku bantu nka Bruce Melodie bose ba Davis bari kubivana ku bantu nka Bruce Melodie bari kwiciye let us clear the air tugaragaze mu byukuri ibikwiye n'ibidakwiye agatwiko nta muntu kanze ariko ntagatwiko nyabaki ibintu nk'ibi by'ubugoryi abantu ngo barwanye ntabwo ari ibintu ntacyo byongera kuri music industry uzi ko byarutagakora n'ibyo Davis ubise ko Davis yifashe postinga condoms mu by'ukuri hariya na minisiteri rero ukavuga ati mu by'ukuri uko biri hari ibintu ari kurinda urubyiruko gukoresha agakingirizo kwirinda ni ibintu rwose mu by'ukuri washima ariko kurwana plank zo kurwana ni ibintu mu by'ukuri ibizwa no kurwana bitemewe that's violence ntabwo rero twabye expectingaga ku muntu nka Bruce Melodie nurebisho ndabizera cyane nshyashya isubire nako unigaye
tugaruke ku itangazamakuru sasa noneho ku itangazamakuru tugaruke ku itangazamakuru mu by'ukuri inyarwanda niba uri igitangazamakuru gikomeye nk'inyarwanda udashobora kwanaliza stupidity iri behind the video wabonye ukaza noneho uzi ikintu giteye isoni se ukifata ukuntu nyine ufata ikintu ushaka kukigira nk'aho ari icyawe ukandikaho n'izina muri video kugira ngo undi muntu uri bupostinge bigaragara ko cyavuye kuri wowe. Imagine isura byahaye itangazamakuru nyarwanda especially igihugu igitangazamakuru inyarwanda.com hanyuma ukaba na proud mukashyiraho ngo edited by Mukundwa Joshua. Ndababaye cyane nicyo kintu tubereye hano on the other side. Inyarwanda isigaye byihaje ni topic tuzagarukaho gufata stories zitari zabe none bakazishyiraho bakabishyira Nyarwanda ukabwira ngo ibintu runaka ngo byabaye ibinini. Can you all try to keep your reputation kubera ko Inyarwanda ni ikinyamakuru twakuze twumva hakiriho ba ibi bintu biri gutuma igitangazamakuru bwacyo kiruzinga credibility. Niba hari umuntu wari uzi ko agomba gushaka amakuru ya nyayo akaza akabonaho amahombo byise amahombo ya ibintu bidashinga ibintu biraha ukaza uri ikinyamakuru runaka ukajya ubona ibintu byafata ku mavuta. Iyi ni story yagombaga gukorwa na gufata ku mavuta. Fata ku mavuta twabivuze twavuze ko ibirwa bagendana bazengurukana ahantu hose abiruka inyuma akaza tubeshya tubwira ngo ibiki n'ibiki ngo ya breakinze kandi ari umuntu we. Fata ku mavuta mu by'ukuri wakemeye ukagaragaza ko bakwishyura ko tubibona ari ibintu bigaragara ko mwirirwa mukururana mwirirwa mugenza gute ibi bintu kuza fata ku mavuta yagakwiye gukora none Inyarwanda ikaza noneho isesengura story cyangwa se ivuguruza cyane cyane ko atanari reka Inyarwanda reka tuyisomo tuyihe n'umuntu kugendera sibyo. Okay keretse nimba Bruce Melodie cyangwa se 155 yarishiye Inyarwanda Joshua vuga wenda okay reka ibi bintu biteye isoni kuko ku buryo kubyitirira igitangazamakuru nk'inyarwanda nabyo bishobora kuba kubera iki se of course I know what I'm saying is that icyo ndi kuvuga ni iki ngiki igitangazamakuru nk'inyarwanda abantu bubahaga abantu barazi ko bagomba gusa nyine ushobora kwizera ko atari byo. Reka tuvuge wenda ko uwo munyamakuru wayo ari wadirinze wenda n'aba ba coach girl cyangwa iki nabyo hari ikibazo mu by'ukuri none se byaba by'ubundi byaba byo yabadirinze n'uwo munyamakuru runaka ku giti cyabo nta chief edit igitangazamakuru kigira kibanza kwanaliza inkuru mbere ko published ubu niko muri ethics z'itangazamakuru ibyo bintu bibamo nta itangazamakuru runaka kiba kitafite chief editor ugomba kureba ibigiye gusohoka Inyarwanda kidafite chief editor byaba ari ikibazo nabyo kuko inkuru basigaye batangaza Inyarwanda zisigaye zerekana Inyarwanda mutubabarire tubasabye imbabazi imbere y'abanyarwanda bose tubasabye imbabazi mu by'ukuri bakwiye nabo gusaba imbabazi nkuko dusabye imbabazi ngiye imbabazi z'Abanyarwanda ni izi ngizi sabye imbabazi Nyarwanda kubwo kubibeshyaho nkabita igitangazamakuru gikomeye nkizera ko hari amakuru runaka mazima nakora mu gitangazamakuru cyanyu kuba narabibeshye ibyo ngibyo n'ibintu ngomba gusabira abanyarwanda imbabazi kuko abanyarwanda bambabarire banatubabarijwe nka other side kubwo kwibeshya tukaba twakibwira ko tukaba twatekereza ko Inyarwanda cyangwa ibindi bitangazamakuru byose muri rusange tureke wenda kuvuga Inyarwanda ariko impamvu tuzi nuko bihaye ibyo bintu bakaba no gufata ukandika Inyarwanda.com muka video mu ishusho muri video kugira ngo umuntu wese ngo ni source. Imagine hari ibindi binyarwanda yagoye kubiri kagaringa kuri Bruce Melodie cyangwa bifite abanyarwanda kandi and also abantu bakora marketing Bruce Melodie ngendi wowe nakicara na team yanjye yawe yose nkayirukana kubera ko nimba badashobora kubona ko iyi ngiyi first of all muri giye kwangiza izina ryabo gutuka izina ryabo no so abantu bamariye ni ikibazo abari bose bagenana bafata ku mavuta bande bamaze iki bakumari iki coach girl nka mastermind wa level 155 bimeze gute ariko twayimubwiye nawe arabizi nekereza ko mu by'ukuri ashobora kuba yabyumvisha. Ikindi turava kuri Bruce Melodie nibyo Bruce Melodie ikintu cyatumye wenda tubwire n'abanyarwanda uko story iteye bashatse gutwika kuko umunsi ukurikiyeho bahise bazana Harmonize mu Rwanda kugira ngo bagirane imishinga runaka bashobora kuba bakorana. Iyo ni inkuru mu by'ukuri ariko idakwiriye agatwiko ko kurwana na kariya. Iyo ni inkuru kuvuga ngo Harmonize ari mu Rwanda ni project ya mbere yakiriwe na 155 AM
ubwayihaje yagusaza igakwirakwira igihugu iyo bwayo ni inkuru utarwanya yaba inkuru utarwanya utagira ibyo kurwanya yaba inkuru ntabwo byatari kuko mu by'ukuri tureke kwirengagiza ibuye runaka 1:55 AM nka label iri gushyira ku muziki nyarwanda kuko ibi ni ibintu utabonaga mu myaka yashize aho umuhanzi cyangwa label runaka yipevera umuhanzi ukomeye mu karere ka East Africa nka Harmonize Konde Boy ukomeye byatari umuhanzi wabaye muri Wasafi akavamo agashinga label iyo ni inkuru akamuzana mu gihugu nubwo mbere muzanye twavuga ko ubushize yazanywe na The Main ku bantu batabizi Bruce Melodie Harmonize yazanywe na The Main abakorana imishinga na Safi Madiba uribuka project Bruce Melodie yakoranye na Harmonize za mbere sikana flopinga byatari mu by'ukuri ibi ngibi birashyira birashyira question mark kuri ese koko Harmonize niwe muhanzi Bruce Melodie akwiye kwiruka inyuma kuko turibuka Bruce Melodie atega akajya Tanzania gukora indirimbo akayikorana na Harmonize n'ubundi muri studio ya Harmonize icyo gihe kuba atabyiruka bajyanye na Made Beats indirimbo igaflopinga no ntago ari bahita tutari crazy wenda ntabwo twayibaye nko tuba muri industry tugomba gukurikira bahita tutari crazy indirimbo Harmonize yakoranye na Bruce Melodie n'indirimbo Bruce Melodie mu by'ukuri n'indirimbo aka kanya uhamagaye uramutse ukoze concert runaka ugahamagara Bruce Melodie adashobora kuyiririmba and by the way that is a question mark kubera iki Bruce Melodie indirimbo zose akoranye korabo n'abahanzi usibye batandukanye usibye yakoranye na igitekerezo kubera iki Bruce Melodie wakoranye indirimbo na Inos B n'umuhanzi ukomeye mu karere ka East Africa twibuka igikorwa yagiye muri East Africa kutari performing alez none se niyejo bundi ariko nibaze igihe kinini ahantu yigeza yivuga ibaze ko imaze umwaka urenga tutari crazy ntiwayikoreye media tour ntiwayikoreye mu biruko ugeza Kenya actually yikoreye media tour ayikora muri East Africa ariko mu by'ukuri kubera iki kuri stage zikomeye cyangwa nizoroheje utaza ngo iririmbe ari kwangiza amafaranga nukwangiza amafaranga cyangwa nuko nawe uzi neza kuko dutangiye twibaza nuko uzi neza ko Harmonize atari umuhanzi wo kuza nyine wo gusa nk'umwiruka inyuma niba byambere byanze ntabwo yamugarura kubera ko yakoranye indirimbo ya mbere nawe iba flop bakoranye ya kabiri ira flopping none se wambwira ko ibyo bintu abizi niyo mpamvu ndi kwibaza timu ya Bruce Melodie ishinzwe iki imaze iki iri kumukorera iki aka kanya reka twizere ko 1:55 bari kumwe na Coach Gael hari gukora ibikorwa Coach Gael amaze kumukorera bigaragara mu by'ukuri ibi bintu ni bishobora kuzakosoka ariko ibi bintu turi kuvuga nibyo bintu binaha icyuho n'izi media zacu zo mu Rwanda bikreya a loophole muri 1:55 AM abanyamakuru bakabona muri sense negative bakabona ko mu by'ukuri icyo kintu cyo kuba gihari bapfa nayo mafaranga kuko Harmonize ni umuhanzi uhenze arahenze byatari ibaze noneho ukuntu mukorana indirimbo ntuyiperforminge bantu b'abanyamakuru bacu bazajya babona akantu kose kakaba story bifite akantu k'ubujiji baza bakavuga ati za ndirimbo bishyuye amafaranga menshi kuko tubara muri korabo zahenze byatari kubera ko urumva guhaguruka mukajya Tanzania mugatega mukagera muri amafaranga yose abarwa muri amatike kuko mvenga Harmonize kugira ngo aze muri studio mukarekodinga mukara muri studio ibintu byose nayo ni amafaranga mu by'ukuri biha cyacyo twavugaga b'abanyamakuru ngo za miliyoni 300 iki babona ko nta musaruro byatanze nta musaruro byatanze niba batangira kuvuga ngo barwanye ngo miliyoni 300 ngo ntacyo zamaze mu by'ukuri twavuga ko ntacyo turabona ariko ku rundi ruhande tugiye Bruce Melodie ni ikintu kimwe kuba umu manager yes sir ni ikindi kintu kumenya aho amafaranga azava ni ikindi kintu kumenya aho amafaranga noneho ajya cyangwa nahajya tubaze turebe mu by'ukuri amafaranga izo miliyoni 300 twemere ko zishoyemo kuba yaza mu Rwanda k'imishinga iragaragara mu by'ukuri hajya turahabona ahubwo yabyaye iki bajya bakora Harmonize akajya gukora flop ya gatatu urumva abantu batangiye kugira icyizere kubera ko we nibura bya mbere zakozwe na Beats
izindi ubu zikorwa harimo n'ama element muri umenye 1:55 am umenyere gukora n'indirimbo na Bruce Melodie zikaba hit byatari zikaba hiti izi za saa moya za hati zose ni indirimbo mu by'ukuri za Katizere kuba afite team nshyashya ubu ngubu irimo element irimo Coach Gael irimo fata ku mavuta uzajya umutwikira ibintu bidashinga irimo na DJ Brian irimo na DJ Brian kabisa nabonye bajya kumwakira yashyushye avuga ati DJ Brian yari bajya kuri parking actually banza baravanye kuri airport kuko bakoze bamukoreye ikintu cyiza cyane ariko DJ Brian nawe mbanza ari muri iyo team kuko Burundi baragisonye y'isindati reka tubyizere mu by'ukuri wenda ko ibintu bizagenda fresh kubera ko ariko nyuma yaho hose nyuma yo gushaka manager yo Coach Gael agashaka abatwitsi ngafata ku mavuta na Brian ashaka undi muntu ushinzwe finances okay kumenya ko azajya agaruza ari amafaranga kuko naboneka uyu Coach Gael ni umuntu usanzwe ugira abantu bijyana n'amafaranga mu buryo washora ngiki ntekereza ko nawe nk'umuntu wenda tuvuge umenyera ibyo bintu urumva ni umuntu uba ufite ibintu bitandukanye ko amafaranga atazahomba of course nawe ko impamvu twitekereza ko atazahomba ubona ko ari umuntu wagerageje gufata industry cyangwa journey ya Bruce Melodie akayira muri bigger picture ibaze niba uzi mu bahanzi nyarwanda bose ukemera ugafata Bruce Melodie ukemera ari umuhanzi w'umuhanga rero ukomeza atari ukemera ukamufata ukamushyira amafaranga yose ibyo nabyo byibuke byatari yasanga hari ahari yasanze ngamuvana ngamugeza nuko yabonye ko byari ku making a sense oya buriya Juno nawe azamuna Bruce Melodie mu gitangaza muzi batoya tuvuge nk'umuhanzi muto wenda utarazamuka Juno afite urwego ariho my friend ariko afite urwego ariho rwo kujya hanze akuzuza i Burundi yakora na ball hanze tuvuge nk'umuhanzi ukizamuka shemi uno mupita bita ngo shemi niba uje ugafata nk'uriya mwana kandi uvuga ko ufite ahantu mukuye ariko nawe ufite ahantu ari amushoramo imari ni nk'uko wafata amafaranga yawe ugafata ikigo runaka cy'ishoramari ugashoramo ayo mafaranga ni nk'uko wafata ubundi biriya Gael yakoze ni nk'uko wafata Bralirwa ukavuga ngo ugiye gushora turayamamariza twishyure mu by'ukuri urugero rwiza narubonye wijya kure the main music Harmonize yaramanurira bazana ibyo byarabaye mbere ni nk'uko waza uri Coach Gael ukaza ngo uje gushora imari muri the main music ariko ukavuga ko ugiye kuzana wenda wa Wizkid uje kuzana Wizkid Chris Brown kuko abo ngabo mu karere aho twarahageze Harmonize yarahageze yagiye ifata Harmonize irabamanura ntabwo twavuga ngo bakora abantu n'abasafadiga yakoreye Bruce Melodie ikiremukore twavuga kirenze wenda Bruce Melodie atarafite twavuga ko ari amafaranga kuko nta wanga iyongera mu yendi cyane ko ubu ni ubujyanama nta hantu harenze yamukuye ibaze Bruce Melodie ngaruke kuri ka gatwiko Bruce Melodie yavuye muri super level avamo nabi bashwanye byatari ko super level aranahurana amafaranga make cyane aratsinda yaratsinzwe ahubwo bamubaka amafaranga runaka ari bwishyure kuko iyi super level yamwishyuzaga amafaranga y'umurengera ko namubwira ati twakoreye album buravuye makoze album tuzana radio kuva muri Good Life Uganda tugakora bonawe turakujyana Uganda tuguhuza na inshwi bakoranye inshwi nuze Jamal yo nagariyo ya Jamal nani ubu bamwumvisha dukurikiye bakorana indirimbo zitandukanye n'abahanzi benshi urumbe b'umunyarwanda ba Uganda yitwa nde bakorana indirimbo na Bruce Melodie bakorana nande ariko Simba ntabwo ari super level yaravuye ashaka umunyamategeko baraza baraburana ibintu bicamo bigenda mu buryo bwiza birarangira kuko birangira hari amafaranga runaka yagendeye ya super level kubera ko nyine ayo mafaranga impamvu aza ni uko hari ukuntu urubanza ruba rwagenze rukemeza ko ari ibyo uyigomba ntabwo nyine ko ayo mafaranga yageze muri miliyoni 300 Oh yeah, no, that's a lot. That's a lot. Miliyoni 300. Muraje murarwanya. Yarabonye n'ubwenge. Yarabonye ubwenge afite umunyamategeko. Abavoka babanza bakagira gutse.
ni ibintu mu by'ukuri bishobora kugutesha umutwe, ibintu wavuga ukagira ibintu wavuga bukira bugacyo bigarukaho. Mu by'ukuri ni itangazamakuru rikwiye kugira ubwenge ryacu, rikagira ubwenge, rikamenya stories zo kuvuga n'itari zo kuvuga, zikamenya stories zo gupublishinga ku gitangazamakuru runaka gikomeye, nizo gushyira ku bitangazamakuru bigira gute bose babishizeho. Hari ubutangazamakuru bugishaka bugisabayivinga, bugishaka uburyo bwa survivinga muri industry, bugashakira kuri utwo dutwite cyangwa se naho tumenye ko nyarwanda imeze nkafata ku mavuta, nabo hari amafaranga 155 ibaha bagatwikira twinjiza. Ariko ibyo ngibyo tubiveho, niyo byaba bayabaha that's fine, ni ibyabo nta kibazo twemerewe kubyibaha. Inama niyo batangaza zitari nyazo bishyuye it's fine kuva ko wishyuye, ariko mu by'ukuri coach Gael na Bruce Melodie murebe stories ziri effective, zishobora kuza zikagira icyo zitanga, zikora kuri industry yanyu, zikora kuri industry ya muzika nk'ubu wazanye Bruce Melodie, that's good. Wazanye Bruce Melodie muramusanga. Nk'ubu wazanye Harmonize, that's a good thing. Sibyo ni ikintu kiza mu by'ukuri cyo kuvuga, byashobora kuba niyo mpamvu ndi kwibaza team ya 55 nimba na 155 AM team ya media yanyu nimba ari na bakwiye gushaka team hub manager media, sibyo ikamenya video zasohotse n'izasohotse, team mufite muzirukana ko nta kintu ziri kubamarira. Okay, ni ikintu kiza mu by'ukuri ko Kigali mwakoze cyo kuzana Harmonize Kigali, ni ikintu kibi cy'ubugoryi Kigali mwakoze cyo kwibwira gisebetse, cyo kugaragaza ko mwarwanye ngo mfa miliyoni 300 bwacyo mukagaragaza agatutu kandi muri kumwe. Ibyo bintu ntabwo biri fair, ndi ikintu mujye kuri Kigali ku bitangazamakuru bikomeye byacu mu by'ukuri bidashoboye kugaragaza mu by'ukuri stories ya nyayo ni iyihe, stories ya nyayo ni iyihe. So mu by'ukuri nyarwanda nabo cyane, bigaye mwikosore mwisubireho. Turi hano ngo tubahwiture. This is the other side show kuri The Main TV. Mukore subscribe kuri The Main TV, mukore like share, munakomentinga. Mu by'ukuri ibintu kandi abanyarwanda baradukurikirana hose muri mu bihugu bitandukanye, mu bandi zitandukanye z'isi, mu Rwanda, East Africa, worldwide, Africa hose. Utubwire ibi bintu ko wabibonye, twabiberetse mu by'ukuri wabonye mu by'ukuri ibyo tuvuga turabeshya koko, batubwire mutubwize ukuri ibyo tuvuga turabeshya. Aka gatwe uko vuga ngo muri kurwana, hari urugero rwiza biri gutanga? Ni ibintu mu by'ukuri bisebetse binagayitse byatari. Reka dusoze show wabaye cyane. Birababaje mu by'ukuri, nk'uko turi muri industry kugira ngo tuyubake ariko tuyubakisha ibintu byiza byatari. Bari gukora ibintu bibi ariko bakabakora n'ibintu byiza bakabifatanya mu by'ukuri, which is bitanga show ivangavanze bitanga ishusho mbi. Reka dusoreze aha nta kundi, reka dusoreze aha. This is the other side show kuri The Main TV. Mukore subscribe, ikindi mukande kukazogera kigeneye subscribe kugira ngo ujye ubona notification ikubwira ko hari ikiganiro runaka kigiyeho gishyashya. This is the other side show. Banyita T.Y. Cobra, banyita AC Williams. No ku mbuga nkoranyambaga zacu natwe niko twitwa n'ubundi. Muduhe follow, inyunganizi muri description twashyizemo contact zacu, mushobora kuduhamagara mukanatwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga za The Main, tugasoma ibitekerezo byanyu turanabasubiza, tukamenya n'inyunganizi mwaduhaye. So